icyambere ni ugutinda gutanga icyemezo cyo gucapa ibitabo ku bwinshi. Ibitabo by'amashuri, ikintu cyagaragaye cyo gutinda gutanga approval ya final artwork ni ikibazo twaganiriye n'ubushize. Twakiganiye n'ubushize ku buryo iyi minsi yakomeje kurenga, twabonye ikamije cyane, ndetse n'icyateye impungenge kindi nuko iminsi yagiye yiyongera ku buryo usanga iri kwiyongera muhari mwese, ababikora bahari. Komisiyo yananiwe kubisobanukirwa no kubyumva n'ibisobanuro mwatanze. Ikindi ni ubukererwe nabwo bwo gucapa ibitabo. Mugize gutinza artwork, noneho bigeze no mu ma imprimeri byonyine nabyo ntabwo mubikurikiranye, biratinze cyane. Urugero, reka mbanze ntange ingero zimwe, nko muri papeterie imprimerie nouvelle, aho iminsi igera kuri 372 igera irenga ku masezerano mwihaye. Amasezerano iyo amaze umwaka wose urenga, abana baba biga. Komisiyo iri biribaza abana baba bigira mu ki? Bikaba nanone hakaba muri iri tinda byatumye amasezerano yiyongera ku buryo budasanzwe, n'amategeko genderaho kongera amasezerano inshuro 5 abana bicaye mu mashuri bategereje kwiga. Ibi nabyo twananiwe kubyumva. Mwanyageze n'igihe noneho mugira naho mwohereza ibitabo, amasezerano musigara mukora andehori y'amasezerano yararangiye. Amasezerano yarangiye hagati y'iminsi 309 na 430, kontra yararangiye. Ibi ni ibyo mwasobanuye mwandika byose, mugerageje muduhe ibyimbitse kuko nta na kimwe gikomveka. Aha rero komisiyo irahibazaho rwose ibibazo bitandukanye. Impamvu iki kibazo cyo gutinda gikomeza, ubu ngubu mwabonye ko cyiyongereye, kandi inyemezabwishyu yagiraga n'ibitabo byinshi abana bakeneye bigera kuri miliyari 1,300,000 zirenga. Kandi aya yose impamvu nabwiye ngo byakomeje kwiyongera, nyakwaciye ubushize iminsi yo gutinda yageraga ku 185 ubushize tugirana ibiganiro hano. Uyu munsi byageze kuri 201. Hari n'ibisobanuro bimwe tutari bunatindeho, ngo hagati aho habaye amatora, ngo imvura. Ibi byose byatuyobeye no kubihuza n'ibyo ubushize naho hari amatora, ni buri munsi haba rwose. Iki kibazo mukinjiremo kuko ubushize mwari mwana bisobanuye mu magambo make. Mwavuze ko byari uburangare, muzisubiraho musaba imbabazi. Iyi statement iranditse, mwivugiye ubushize, iri on record. Rero bitazongera, ariko byongeye ku buryo twananiwe kumva rwose ukuntu mwasobanuye. Noneho ngo igisobanuro cya kabiri nyuma yo gusaba imbabazi ko bitazongera, mwagerageje gusobanura ko ubu ngubu byatewe n'uko abatsindiye isoko ryo gucapa no gutanga ibitabo mu mashuri ngo bahawe inyandiko isaba kugemurwa ni purchase orders muvuga, mbere y'igikorwa cyo gusuzuma. Iki noneho twumva ni kweri irimo rwose, noneho bari formani iteye ubwoba, aho noneho habaho no gucurika procedure. Mwatanga purchase order mutarakora approve atwa, ibyo byo murayitanze, barayitegereje, baricaye. Noneho mumwemeye ko babicapa mutarasoma hard copy. Ibisobanuro mwitangiye nibyo ngewe ndiho nsubiramo, biteye ubwoba. Icya gatatu nyakwaceya nuko aha
nubwo mvuye natanga urugero rwa imprimeri, reka tujye kuri imprimeri ya kabiri iyo mwita Pitambura hari, aho noneho ubwo ndiho ni ikibazo ngira ngo mugisubirizeho gifatanye, mwatinze kwemeza artwork. Mumaze kuyemeza mubigeje muri imprimeri bitinda umwaka urenga, birangiye nanone bitinda koherezwa mu mashuri. Ubwo biraba imyaka ingaha abana batabikoresha, bitinda koherezwa mu mashuri. Ibitabo ibihumbi 396 birimo tubisure ejo bundi nka komisiyo, nyuma n'ubugenzuzi bwabihasize byari bikiri muri stoke. Ubu rero iki kintu ni ikibazo gikomeye, tunagihuze n'ikibazo kiri muri ni bimwe nubwo ari umushinga wanyu, ni quality basic education yikweri nayirimo na audit biratandukanye, birahuye birimo, ntabwo turi buze kubigarukaho nituyigezaho. Rero kuri iki kibazo ikindi cyanabayeho nuko no mwanishyuye transport amafaranga angana na miliyoni 12,700 arenga. Murayishyura yose bitaba bitaragira mu mashuri, umvisha bitaragira amashuri nanone bitandukanye kwicana amategeko n'amabwiriza abigenga. Ikindi rero cyateye ubwoba komisiyo nuko mwavuze ko byatewe nuko ngo mwari mugikora inspection, ngo muri inspection kuri za technical specification. Turibaza mwongera gukora inspection kuri technical specification ibitabo byamaze kuba printed, musanze satarizo icyo gihombo byagenda bite? Ibi bisobanuro mwatanze bikaba binyuranye na management comment mwitangiye ubushize. Ubwo nibyo mwatwandikiye uvuba mu cyumweru gishize, ariko management comment mwari mwahaye abagenzuzi nuko mwavuze yuko byatewe kanyibasomere nayo muyumviye management comment. Ibintu byo kunyuranya ngo byatewe n'ibibazo by'itinda by'uko mwategereje ingengo y'imari. Hamwe murategereza ingengo y'imari, ahandi musobanure imvura n'ibindi. Rwose ibi bintu ni ibisobanuro byose bitagize. Reka rero noneho tukibaza uko technical specification ziza mbere y'ibintu byose, aho zihurira n'imvura, aho zihurira n'ingengo y'imari, mwicaye mu biro mwaka birebe. Mbaye nteranyije ibi bibazo, nanone umuntu kugira ngo mpagarike ndabanze babisubize, twashyiraho n'ikibazo cyo kongera amasezerano ku buryo budasanzwe. Nacyo cyagaragaye no muri raporo ya audit ya kabiri ya Rwanda Quality Basic Education. Noneho mukanayongera, ubwo byose byatinze, byose birarangiye, mukanasigara mubikorera hanze ya procurement. Ibintu bitangiye no kwica amategeko, mukabikorera hanze ya procurement. Nabyo ubwo icyo mwakungaga niba ari uguhora mubikora bikagaragara, n'ubutinde burenze. Ni ikibazo twaganira ubushize, mugenda mugiye kugikosora, ariko cyaremereye kurushaho. Nyako aciya ndagira ngo basoze basobanura izi sous-question nagiye mbabaza, babibundire mu kibazo kimwe cyo kuvuga ngo twavugaga uko bitinda, birimo value for money, birimo igihe cyo guhendwa n'ibindi, birimo kwishyura mbere. Uwakwishyura mbere wose yabyanira igihe ashakiye, yaramaze kwibonera amafaranga ye. Ariko ikibazo kirimo gikomeye, ibyo mudusubiza byose bya value for money mubidusubizanye mubihuza n'ireme ry'uburezi. Ireme ry'uburezi, abo bana bicaye bariga barabitegereje, umwaka wararangiye, bimutse batabibonye, abarimu batabikoresheje. Nabaye pini aha, tukaza gukomeza nyuma nyakwa President. Murakoze. Mwasubiza kuri ibyo? Murakoze.
nyakubahwa perezida wa komisiyo, banyakubahwa abadepite mugize iyi komisiyo, nagira ngo maze ntangire nashimira cyane iyi gahunda, nashimira n'umugenzuzi mukuru w'imari uburyo ki raporo yayikoze n'uburyo twanakoranye, ibirimo byose ni ukuri kandi twarabyemeye nk'uko byagiye muri raporo. Nk'uko nawe yabivuze, twagiye dukora uko dushoboye kugira ngo twivugurure, tubashe kuko ngira ngo ubwo nari hano twe twahize yuko compliance tuzava kuri qualified tukagira mu qualified. Aho twaragerageje, ariko tuvuga yuko no muri value of money tuzagira unqualified. Rero nabyo twakoresha uko dushobora kugira ngo tugende tuzamuka, ariko wenda nahiga yuko umwaka utaha muri value of money n'ubwo bwose bikiri ibibazo ari nabyo ngiye gusobanura, nabwo umwaka utaha tuzagaruka dufite unqualified bitewe n'ingamba ngiye kubabwira aha ngaha, nasobanura n'impamvu aya makosa yagiye aba. Nk'uko mubizi muri value of money cyane turacyafite challenges zigendeye no mu buryo byose tubikora. Mu gutinda kwemeza sample twaricaye nka REB, murabona koko twaratinze kwiyemeza kandi amasezerano aba yaranasinywe kandi bafite n'igihe agomba kumara. Bivuze yuko iyo ari lump sum contract ifite igihe cy'umwaka, yaba ari framework bifite imyaka 3. Gutinda rero kwemeza sample bigira ingaruka nk'uko mwabivuze mu kugeza ibikoresho bigenewe abanyeshuri muri rusange, bigatuma n'ireme ry'uburezi bitazamuka neza. Ariko nk'uko mwabivuze nibyo koko, iyo rwiyemezamirimo amaze gusinya contract hari gahunda y'uko ahita ahabwa purchase order bitewe n'ibyari bikenewe, harimo hagakurikiraho gahunda yo kwemeza samples nayitinda, kuko urebye iyo ari nk'igitabo gifite nk'amapaje 10 cyangwa se watsindiye isoko rifite nk'amarote 12, icyo gihe ibitabo bigiye bitandukanye mu mashuri agiye atandukanye biba ngombwa ko abizana tukabyemeza. Kubizana tukabyemeza rero iyo yakizanye hari feedback ahabwa, tukamuha iminsi ntayubahirize akongera akakigarura tugasanga bitaranoga neza. Ariko mu buryo bwo kugira ngo deje turifuza ko ugenda mu buryo buri systematic, utubwire ngo iyo hamaze gusinywa amasezerano niba ari framework umwaka umwe mukazayongera uko amategeko abiteganya, muravuga ngo turasinya amasezerano, hakurikireho iki gikorwe mu gihe kingana iki, hakurikireho iki gikorwe mu gihe kingana iki, kugira igitabo kigeze ku mwana mu ishuri. Yego, ayo masezerano amaze gusinywa, kwemeranya sample no kugira ngo irangire bimara igihe cy'ukwezi kumwe. Noneho ikindi gihe gisigaye kikaba ari icyo guprintinga no kuzakora inspection igihe byaje kugeza igihe bigereye mu mashuri. Ariko noneho ibiri muri raporo d'etat general ni ukuri habaye ubukererwe kubera iyo gahunda yari ihari, ariko noneho mu buryo bwo kuyikosora abanyakubahwa abadepite gahunda yari ihari. Urebye wasangaga muri contract rwiyemezamirimo amaze gusinya contract yagombaga kumara amezi agera kuri 3 kugira ngo abe yazanye, yamaze gusinya contract na sample imaze kwemezwa, hagomba kumara amezi 3 kugira ngo ibitabo aba yabigejeje hano mu Rwanda. Ariko rero kubera imiterere na experience y'ubutinde cyane nk'ama printers printing hano mu Rwanda, muri SOP twavuguriye yanadufashije no kugenda kugira ibyo duhindura. Twavuze yuko iyo gahunda yo kuzana ibitabo no kubicapa bizaye biba hagati y'amezi 3 n'amezi 9. Aho ngaho rero muri iyo range tumaze kwiyemeza nka senior management, bivuze yuko mu masoko azakurikiraho muri iki gihe cyo kuva ku mezi 3 ku mezi 9 rwiyemezamirimo arimo akora aka kazi. Kandi noneho ikindi twemeje nuko azajya ahabwa purchase order twamaze kwemeza sample. Usanga kenshi
iyo twamuhaga purchase order aribwo hazaga gahunda yo kugira ngo twemeze sample, ariko icyo twafashe umwanzuro muri SOP twavuguruye nuko mbere yuko ahabwa sample tukazabikora no muri negotiation, tuzajya tubanza kwemeza sample hanyuma tukamuha purchase order ako kanya twamaze kwiyemeza ahita yenda kwimprima. Ahangaha rero nawe cyane yuko yabaga yamaze kubona purchase order ukabona tinze tukamuha inyandiko zigiye zitandukanye, ariko mu gihe purchase order atarayihabwa nawe azajya yihuta kugira ngo mu gihe tumuhaye feedback ahita agaruka. Icyo rero ni kimwe twafashe nk'ingamba zizakuraho ubutinde bwabaga mu bijyanye n'itangwa ry'amasoko, gutinda kwemeza samples, ndetse n'igihe twabahaga gito kijyanye n'uburyo iyo period yo gutubura ibitabo yabaga, ariko tunashingiye no kuri experience zindi twagiye duhura nazo. Ibyo ni ingamba, ariko wenda nazo muzazishyira mu bikorwa mu buryo bugoranye, kuko ubundi ntekereza ko ariko binakwiriye kugenda process, uburyo munahitamo abatsindira abo mukorana nabo amasezerano. Nta sample baba bahaye mbere yuko musinyana amasezerano. Mubaye mutabikora gutyo ubwo wenda procurement yaza kutubwira, ariko muhaye umuntu ngo hagati y'amezi 3 n'9 ubwo umwaka urarangiye, wenda ntituranabigerako, nibije murabibitse iminsi 390 ubu mwaka wa kabiri urarangiye. Ubu se iryareme ry'uburezi ryagenda bite? Ariko turaguma kuri icyo cya mbere tutari twarangiza. Reka tubanze Honorable Wasira na VP arakurikiraho. Ndabashimiye nyakubahwa, bagaruke ku cyo nyakubahwa Deje ari kwita gutinda kwemeza sample, badusobanurire iyo process uko igenda, ariko n'ugomba kuyemeza kugira ngo ihabwe rwiyemezamirimo abashe gucapa ibyo bitabo. Aho hantu bahadusobanurire utinda ninde, ubwo bukererwe ninde uba ufite mu nshingano cyangwa se ninde bwagaragayeho. Aho hantu aba ariho atinda dusobanurire. Murakoze. Reka nsabe mugenzi wanjye tubanze tubarize rimwe murazisubiza. Murakoze nyakubahwa. Tube tugumye kuri artwork, tuyiveho tujya ku kindi, nibwo tunabisobanukirwa neza bikurikiranye. Kuri artwork mugenzi wanjye arabaje neza, ninde uyaprova ku buryo mwivugiye ko ari ukwezi kumwe ko byarangiye, murangije muvuga ko yakoresheje amezi 3, ariko no muri raporo ya Auditor General ntabwo mubeshya, yasanze n'ubundi bitakurenga iminsi 30 y'akazi, ariko ubukererwe bwa artwork bwa hagati y'iminsi 20 na 201 twababwiye. Tugume kuri artwork tubanze twirangije ibibazo bikurikiranye. Impamvu nyamukuru rwose. Murakoze nyakubahwa Perezida. Deje reka tubarize rimwe muraza kubisubiza. Honorable Liliane. Murakoze nyakubahwa Chair, igihe Deje ari basubiza ku ma contract yandi yari yagaragaye, nagira ngo bijyanire rimwe n'ibibazo byagaragaye muri kontra REB yasinyanye na City Place, nayo yagombaga kujya guprintinga ndetse no gukora distribution y'ibitabo mu mashuri. Ahangaha hagaragaye ko REB yishyuye avance ingana na miliyoni 48 zirenga, ibitabo bitaragezwa ku mashuri. Aha rero komisiyo yibajije ibi bintu byagendeye kuki, igihe REG yavugaga ko ibi bintu biri mu masezerano, ariko hari amabwiriza article ya 15 igenga uko amakontra akorwa ndetse n'uburyo bwo kwishyura. Ahagaragara ko hemewe kwishyura gusa invoice igihe bafite delivery note ikonfirima ko ibitabo byageze ku mashuri. Nagira ngo rero numve icyo kontra yakozwe yagendeyeho igihe itakurikije amabwiriza ahari y'igihe ibitabo byishyurirwa. Icyarenzeho nuko yishyuye avance
igihe bigaragara ko garanti yo kuri iyo advance payment yari yararengeje igiheho iminsi 695. Ubwo rero nagira ngo rwose icyo kintu nacyo baze kukigarukaho, kandi ikirenze kuri icyo nuko bya bitabo byagombaga no kugezwa ku mashuri, ibyo nabyo byagaragaje ubukererwe bukomeye kuri iyo kontra ya City Place. Nagira ngo rero baze kuvuga impamvu z'ingenzi zateye ubwo butinde, kuko ubona ko ni igihe kiba kirenze. Niba bikerereho iminsi 900, ni ukuvuga ngo rya reme ry'uburezi twaba twiteguye ntabwo twarigeraho. Murakoze nyakubahwa ce. Muhere kuri ibyo bya artwork, turacyari ku kibazo cya mbere n'ibya City Place turaza kubigeraho. Murakoze nyakubahwa perezida wa komisiyo y'abanyakubahwa abadepite. Nk'uko visi perezidante yarasabye gusobanura mu buryo bwimbitse impamvu artwork itinda. Mu by'ukuri nk'igitabo kiba gifite nk'amapaje nk'ijana50, igitabo ubundi kiba kigizwe n'amashusho, kigizwe n'inyandiko, kigizwe na technical specification ziba zigize icyo gitabo, ireme ry'urupapuro. Iyo rero azanye artwork ya mbere kugira ngo yemezwe, icyo gihe hari abapima muri REB, hari udukoresho dupima ibitabo, aho bapima ireme rya cover page, bagapima uko amashusho ameze, uko atondetse, uko inyandiko zimeze, hakarebwa ese biragaragara ntibigaragara, bakongera bakareba niba nta makosa yakozwe mu myandikire. Ahangaha rero yo artwork bayohereje itsinda ryo muri REB, cyane ubwo ni irya Curriculum Teaching and Learning Resources, bakira iyo artwork bakayisuzuma. Iyo rero basanze nka technical specification ya cover page, wenda barakoresheje urupapuro rutarimo technical specification, barabyandika bakavuga ati Deje, ibyo ni nyuma y'uko watsindiye amasezerano delivering buri batch. ni mbere Ni igikorwa mbere y'uko atsindira isoko ni iki? Mbere y'uko muhitamo ngo uyu niwe uzajya tugemurira, mukora iki? yanasabaga procurement team mufashe. Murakoze perezida wa komisiyo. Nagira ngo mwunganire ku bijyanye na process y'uburyo igitabo gicapwa. Ubundi mbere y'uko dutanga isoko, igitabo kiba gihari kiri muri soft copy. Hanyuma iyo contract imaze gutangwa, abantu barapiganwa abamacapiro, hanyuma ko cyangwa contract itaratangwa. Contract bitaratangwa. Contract ishingira ku mapaje, specifications ziba ziri mu buryo bubiri. Specifications hari nyine nk'uko yabivugaga, hari cover page, hakaba n'impapuro z'imbere. Ariko ubundi REB mbere y'uko itanga isoko ibifite igitabo muri soft copy, twavuga ngo gifite page 200. Abantu iyo bapiganira amapaje. Noneho iyo bamaze gutsindira isoko, uwatsindiye isoko ni uhabwa ya soft copy. Nk'uko yabivuze rero, haba harimo bita tugomba kumuha kopi ako kanya ya cya gitabo, agaprintinga, kikaza kikagera muri REB, itsinda ribishinzwe rikareba ibintu bibiri. Icya mbere bareba niba ya paper grams yaba ari kuri page y'inyuma cyangwa n'iz'imbere. Ikindi noneho bakareba content. Iyo babinyuzemo, iyo ngiyo niyo yitwa draft ya artwork. Iyo abizanye bagasanga byujuje ibisabwa, yaba ari grams za cover page, yaba ari aho rero niho mu mara iminsi 200. niho ngiye gusobanura. Yego, dusobanura. Noneho iyo abyujuje, ubundi agomba gusubirana cya gitabo, tukamuha ibyo bita go ahead for mass production.
hanyuma byaba bitujuje bwa buziranenge noneho tukongera tukavuga ngo aha grams ntazamure ageze kuri grams zari zigize content nahindure ibyo tubona kuri page runaka banditse nabi noneho agasubirayo noneho yazana akaproving abikorwa n'abandi rero ukuvuga ngo yabizanye hari timu yo muri curriculum buri timu usanga hanini ikibazo kirimo ari nka titles ni nk'ubwo ni nk'amasomo abakoreye curriculum barahari hano yego nk'ibi bitabo byo muri bifite ubukerarwe bw'iminsi 201 niba tubwire kuri page ya 20 ni nursing and accounting ni mutubwire iminsi 201 byagenze bite hari process yaratubwiye azanye sample ubundi mwemere ko ari iminsi 30 ni namwe mwabishyizeho none hibaye 30 gukuba hafi 7. Murakoze nyakubahwa chair, nagira ngo wenda mbasobanurire process uko DG na DM bari babisobanuye. Ubundi process ya artwork nkuko bari babivuze, hatangwa isoko, rwiyemezamirimo agatsindira gucapa ibitabo runaka. Ashobora gutsindira gucapa ibitabo bya primaire n'urugero P1 to P6. Ngo ni ukuvuga ngo ni amasomo yose agize iryo soko. Go straight ku bitabo ni printing and distribution of nursing and accounting textbook. Delay ni iminsi 201. Yego. Nibyo nari ndimo gusobanurira iyo process. So kuri case ya nursing wenda ariho ngiye nursing and accounting. Iri ni impinduka zabayemo hagati mu mwaka biva muri TVET bigarurwa muri REB. So hatangira process yo kwandika no kugira ngo tubi developing. Gusa hagera igihe cyo gusinya contract. Contract iza gusinywa ariko iza ihenze cyane ku buryo igitabo kimwe wasangaga hari ikigura 100,000, hari n'ibyaguraga 200 cyangwa 200 n'ayandi arenga. So iyo contract rero ije dusanga irimo ikibazo no kuyimplementinga biraza kugora. So dusubira muri negotiation. Impamvu byagenze gutyo niki? Ni ubuke bw'ibitabo. Hari amashuri 7 atangiye muri nursing, harimo abanyeshuri 210. So iyo ibitabo ari bike no kuvuga ngo prices zijya hejuru. So iyo contract rero yari igoranye muri ubwo buryo, ku buryo no kuyimplementinga byari bigoye. So dusubira inyuma rero dutangira negotiation. Dusanga rwiyemezamirimo turongera dusubira muri negotiation. So iyo negotiation rero Joan, ibyo batubwira negotiation zikorwa kuri level yanyu cyangwa mwebwe icyo mukora ni ikigamije kugira ngo ibitabo bibagereho. Ntekereza ko ubwo part ya negotiation and procurement yarangiye, mwebwe muri quality kugira ngo ibitabo bigere ku banyeshuri ku gihe. Hari n'icyo uvuze ngo byavaga ngo muri TVET bizi wanyu muri ministeri mwe. Ubwo wenda PS ari buze kutubwira ukuntu ibintu biva mu kigo kimwe bikajya mu kindi muri ministeri imwe, delay igahita yikuba izi nshuro zingana gutya. Honorable VP, murakoze nyakwaciye kugira ngo bagisubirize hamwe. Ndagira ngo musubiriremo ikibazo, ashobora kubenda atacyumvise neza kuko icyo twavuze uratubwiye ukuntu amasezerano yatinze, ukuntu habaye negotiation, twe twavuzemo maze gutanga page suit. Mwayitanze tariki 11 z'ukwa mbere 2024. Ayo ma negotiation yose yarangiye. Niba
niba mukurikira iyi process isanzwe mutangira amasoko ntabwo watanga purchase order utarasinyana n'umuntu kontra, sibyo? Twese turabyumvikanaho. Ubwo rero mwamaze ibyo byose wadusobanuriraga byarangiye, murangije kuyitanga ubwo hari mu kwa mbere 24 bigomba kumara ukwezi kumwe, byagombaga kurangira mu kwa kabiri 24 tariki 22, ariko artwork yarangiye mu tariki 10 z'ukwa 9 24, iminsi 201. Ibyo watubura utubwiye byose byari byararangiye mwamaze gutanga purchase naho twabaza. Murakoze. Honorable Musore. Murakoze nyakubahwa Chair kumpa ijambo, ariko nagira ngo deje atwubake nk'uko dushaka kumva iki kibazo, ntitukirotetingeho kuko si n'amakosa ahubwo ni ukwangiza. Niba process yo kubona igitabo cy'umwana twohereje ku ishuri mu mwaka wa mbere azagera mu wa gatatu atarakibona kandi dufite soft copy, isoko ryo guprintinga rigatwara iminsi 300, habura iminsi 66 cyangwa 5 umwaka urangire. Uwo twohereje mu wa mbere arabibuze, ugiye mu wa kabiri arabibuze, ashoje uwa gatatu nta gitabo kiramugeraho. Please twubake utwereke process yo kubona igitabo, kuko mugena aratubwiye ngo soft tuba tuyifite, isoko dutanga ni iryo kwempurima. Wakwempurima ibitabo imyaka 3 rwose twirotetinga, reka tujye specific ati wakimara igihe kiniki kukisuzuma, imara igihe kiniki gutanga final print out ni igihe kiniki, nabura tubibone mu mezi 3 hanyuma tubone igitabo. Tudireyinga amezi 3 ariko dutanga ibitabo, ariko ntitudireyinga umwaka cyangwa 3. Urakoze nyakubahwa Chair. Yakomeza agasubiza akatubwira. Yego. Murakoze nyakubahwa Chair. Nibyo nari nimunyemerera ndasubira kuri process kugira ngo tubyumve neza. Muri iyo tumaze gutanga isoko hakaba purchase order igatangwa, mu by'ukuri haba hari na soft copy. Iyo soft copy rero ihabwa rwiyemezamirimo, bishobora kuba ari titles nkeya cyangwa nyinshi. Muri iyi case ubwo byari ibitabo byose, amasomo yose yigwa muri nursing, ubwo abagera muri hafi 20 na wakongeraho na accounting bikagenda bikagera kuri 30. So uko tubigenza rero, iyo tumaze kumuha izo soft copy source, nukuvuga ngo afite titles, student book na teachers guide zigera muri izo titles, wenda tubiteranyije byose bigira 30 cyangwa bikarenga. So aragenda agakora printing akatuzanira samples. Izo samples tukaziweyinga against the technical specifications twamuhaye. Icyambere technical specifications haba harimo urupapuro, cover page, grammage, reka tugendane noneho aho ngaho. Ubwo turagira ku kibazo, niba ufite raporo ijya kuri page 58, ibyo VP yavugaga, mwe mwamuhaye purchase order, mumuha purchase order bimeze bite? Artwork muba mutarayemeza? Tuba twayemeje nyakubahwa Chair. Okay, muba mwayemeje. Yego. Mwayimuhaye ku itariki 11 z'ukwezi kwa mbere 2024, sibyo? Mwe expectingaga approval ku itariki 22 z'ukwa kabiri 2024, nibyo? turi kumwe? Hanyuma approval ibikorwa mu kwa 9. Ibyo naringiye gusobanura munyemereye. Yego, ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11 z'ukwa mbere mwakoze iki kuri iri soko? Munyemereye
nasobanura process ikarangira kugira ngo oya tubwire mubashe icyo kumva. mwakoze ku itariki 11 z'ukwezi kwa mbere 2024. tumuha artwork, Mwamuhaye tumuhereza artwork. mwe expectingaga ko ya provinga nyuma y'igihe kingana iki? Niyo process nari ngiye gusobanura. Imara igihe kingana iki? Ubundi twebwe intego twihaye yagombye kumara iminsi 30, ariko reality siko bigenda. Kuki atari ko bigenda? Nuko biterwa n'umubare w'ibitabo afite. Urugero, ashobora kuba afite izo titles 30. Muri izo 30, 10 akazikora neza zikuzuza ubuziranenge, izindi 20 akazica. So no kuvuga ngo twaprovinga izo 10 yakoze neza agakomeza muri mass printing kuri izo 10. Ziriya 20 yishe wenda kuri content, images ntizimeze neza, wenda page 150 niyo yaje kuri page ya mbere, ibyo agasubirayo akabikosora. So muri iyo process yo gusubirayo agakosora, yagiye gukosora 20 ariko ziriya 10 arimo araziprinting. Muri izo 20 akosora ashobora gukoramo 9 neza, izindi 10 akongera akazica. Ubwo 9 tukazaprovinga, izindi 10 hakirimo ibibazo akongera akajya kuzisubiramo. Rero iyo process yo kugenda bigaruka bigira niyo itwara igihe. Gusa igitabo cya nyuma cya provingwa cya nyuma, kuko byose ntabwo bya provingirwa icyarimwe, nicyo kibarwaho ko ariho yatangiye gucapa. Ntabwo bivuze yuko ibindi yari afite kuri list atarimo kubiprinting. Ibyo yamaze gukora neza. Yabigejeje ku mashuri se? Ibyo yaprintinze mbere? Ibyo yaprintinze ego abigeza ku mashuri, ibyo yemeje tutarahagera naho turibuze kuhagera. Urimo uravuga ngo ku munsi wa nyuma mwemerejeho artwork, ubwo ni umunsi wa 201 kuko ariho turimo kubona ahangaha igitabo cya nyuma. Igitabo cya nyuma ubwo nibwo ababonye final approval yo kwimprima. Ubwo nibindi yemprimye aba yabibitse agategereza ko mumuha approval ya nyuma akabigemura. Kuko naho turibuze kuhagera hari mwavuze ngo yanga kugemura ngo kubera distribution cost. Ubwo nabyo ntabwo birimo guhura n'ibyo ngibyo murimo mutubwira. Ariko se hagati ahangaha wenda nacyo turaza kukigeraho. Iminsi 201 muvuga ngo ni final printing, mwebwe mwihaye iminsi 30. Ubwo mugiye kudireyinga umwaka wose bimwe byavugwaga. Abari bakeneye gukoresha ibi bitabo barasibira, bazagaruka babyige, bazabyigira mu mwaka bagezemo. Mwumva hakorwa iki hagati aho ngaho? Deje nyakubahwa perezida wa komisiyo, banyakubahwa abadepite, iki kibazo mu by'ukuri ni ikibazo kimaze iminsi cyane yuko cyagarukaga muri raporo za Auditor General. Nkuko nari natangiye mbibabwira, nuko mu gukora assessment y'impamvu artwork itinda, iyo bikagira na impact itari nziza kugira ngo igitabo kigere ku mashuri nk'uko Honorable Musawarini yarabivuze. Aha rero mu by'ukuri hari uruhare rwacu nka REB mu buryo bwo kwihutisha ibikorwa no kugira ngo tubinonosore neza, dushyire igitsure kuri supplier, habe uburyo bukakaye bwo kugira ngo habe follow up ya buri munsi na rwiyemezamirimo, ndetse no ku ruhande rwa rwiyemezamirimo nawe rimwe na rimwe hari ababa batsindiye amasoko bo hanze nabo ugasanga bagize za delays, bagerageje gutanga n'impamvu zigiye zitandukanye. Aha rero nk'uko nabivugaga, nyakubahwa perezida wa komisiyo, banyakubahwa abadepite, tumaze kubona icyo kibazo kugira ngo tugikemure burundu ntikizongere no kugaruka, no muri raporo y'umugenzuzi mukuru twavuze yuko mu gihe rwiyemezamirimo amaze gusinya contract, yuko mbere yuko tumuha purchase order, ko bamaze kubona purchase order bahita bagenda, noneho tugashyiraho iyo minsi, noneho tukavugana nawe twemeranya icyo gihe iyo minsi 30 tukayibyazamo umusaruro, hanyuma tukamakinga sure yuko muri iyo minsi 30
igitabo yazanye kigomba kuba printed, yaba afite bingahe, yaba afite amanota angahe, byose tukabikorera muri iyo range. Twamara kubyemeranywaho noneho tukabona kumuha purchase order. Ikindi rero banyakubahwa abadepite, nyakubahwa perezida wa komisiyo, nuko ubundi isoko riri mu ngengo y'imari rigomba gukorwa rikarangira muri iyo ngengo y'imari ritambutse mu yindi ngengo y'imari. Ibyo rero nabyo mu kunoza neza no gufata ingamba, nuko byibura twavuze kuva ku mezi 3 kugeza ku mezi 9, aho ngaho twakoze isuzuma dusanga aho ngaho igitabo kigomba kuba cyageze mu ishuri mu gihe cy'ingengo y'imari. Icyo gihe rero ikindi twavuze yuko amasoko tuzatanga mu ngengo y'imari y'umwaka utaha yarangije gutegurwa neza. Nabwo wasangaga kenshi tugira za delays, ugasanga nk'igihembwe cya mbere cy'umwaka w'ingengo y'imari tugiye kukirangiza tutaranoza neza amasoko, ugasanga y'amezi 2-3 nabwo agendeye muri izo za delay. Mu buryo rero bwo gukoraho za delays no kugira ngo ibitabo bigere ku mashuri, amasoko y'umwaka utaha twarangije kuyategura neza, n'izo nyandiko zishimangira zihwitura. Hari nk'abakozi rwose twaranabandikiye abagize ubukererwe, haba muri procurement aho process soko rinyura, hari muri technical specification zigomba kuba zabonetse kare zitangwa na department, hari contract management nayo tuza no kugarukaho nayo igenda dutera ikibazo, aho usanga mu by'ukuri niba uri umustafu ugomba kumanaginga contract yawe, nabyo ndaza kubigaruka. Ariko izo ngamba ziganisha mu kwemeza sample mu buryo bwihuse bidatinze, no kugenzura rwiyemezamirimo mu buryo bwa buri munsi kandi tubigizemo uruhare nka management. Mfite icyizere nyakubahwa perezida wa komisiyo yuko umugenzi w'imari nagaruka nk'uko njya nkora commitment hano, ikibazo tuzaba twakivugutuye umuti. Murakoze nyakubahwa perezida wa komisiyo. Yes. Murakoze nyakubahwa, ngira ngo ikibazo cy'ibitabo gishingiye ahanini kuri planning ya procurement yabyo bikorwa. Twakigiyemo natwe kuri level ya ministeri, dusanga mu by'ukuri process basobanuye nizo bakurikiza, ariko hari n'ubundi buryo buri efficace bwo kubikoramo ku buryo butagombye wenda kugira zino delays zose. Icyambere yenda ni no gutangira umuntu yibaza ese umwaka utaha tuzakenera ibitabo bingahe, kuziya subjects, kuyihe level ya education, ni primary cyangwa ni secondary, ibyo tukabyemeza mbere. Icya kabiri tugategura ibiri technical byose mbere yuko tugera n'ahantu tuvuga purchase orders na artwork zira bagiye bavuga, kuko n'ubundi purchase order bivuze ngo utanze order nyine ndagusaba ibintu runaka bingana gutya biri muri iyi form ugomba kumpa, ubundi hagataho ntabwo hakabaye hakiri ibyo kuvuga ngo bimeze neza cyangwa bimeze neza. So twagombye kuba twararangije approve artwork mbere yuko tunatanga na purchase order. Ikindi ntabwo distribution plan y'ibitabo ntabwo iza nyuma yuko abantu ba deliverance, kuko n'ubundi kugira ngo tugene ibyo dushaka kugura tuba twamaze no kumenya naho bizajya, na distribution plan rwemeza ibintu yagombye kuba nayifite na mbere yuko tugeraho. Icyo nashaka kuvuga muri make nuko muri twasanze dufitemo planning itanoze kubijyanye na procurement y'ibitabo no kugeza ku mashuri ku gihe, nk'uko mwahozemo byibaza muvuga mutariko umunyeshuri agomba kubona igitabo akaba yarangije umwaka cyangwa 2 atarakibona. Iyi process rero twarayiganiriye kuri level ya ministeri, tutekereza ko tugiye gukoramo a few changes uburyo bikora process ubwayo, ku buryo twizera yuko uyu mwaka w'ingengo y'imari utangiye tuzaba dufite procurement nziza ijyanye n'ibitabo uko tuzabigeza mu mashuri. Mbonereho n'umwanya yenda hayo gusubiza icyo mwarimu wavuze kijyanye no ku moving accounting, tukayikura muri RTB ikajya muri REB. Iyi yari assessment yari ijyanye n'amasomo yigishwaga muri TVET. Accounting yabaga muri TVET ubundi yarimwe muri trade ziri muri TVET, ariko kuri level ya ministeri twumva yuko ikwiye kujya muri professional courses, kimwe na nursing, kimwe
na teacher training. So tuyigarura muri general education. So kuyikora muri TVET tuyigarura muri general education, niyo mpamvu yagiye asubiye muri REB kugira ngo mwari mwabyibarijeho. Yenda Joan yarimo asobanura avuga iyo decision ko ishobora kuba yarongereye iminsi yenda hari y'uburyo abanyeshuri bashobora kubona ibitabo ku gihe. Nibyo nagira ngo mvuge, ariko mu by'ukuri ikibazo cya planning ya procurement y'ibitabo cyo cyari gihari kandi twarakiganiriye, turizera ko bizakemuka. Hariho n'uburyo kugira ngo wenda biranahari no muri raporo muraza no kubibona ko hari na delays zazaga muri warehouse y'abarwiyemezamirimo, aho bazana ibitabo bakabishyira muri iyo process, bategereje approval ya REB, inspection yabo n'ibindi. Muri bimwe twanatekerezaga twumvaga yuko mass printing approval ikwiriye kuba ikabera ku ruganda, kuko gucapa ibitabo ntabwo bibera hano mu Rwanda. Printing yabyo ubwo ni ukuvuga ngo printing yabyo nibera mu Buhinde cyangwa n'ahandi, twagombye kuba dufite abantu bashobora kuapprovinga mass printing bikiri ku ruganda, kugira ngo ibyo byoroshye iminsi bitaba bizamara muri warehouse abantu barimo kuverifiya bareba bimeze neza n'ibimeze nabi. Icyo gihe nibiza bihite bikomeza bijye mu mashuri. Murakoze cyane. Tujye ku cya mass printing noneho, kuko ubushize byari iminsi 185, ubu ni 201. Mugomba kumanura ku buryo iyo planning PS yavugaga, ariko na mission yanyu nka REB ikagerwaho. Perezida wa komisiyo, banyakubahwa abadepite, wenda nagendeye ku byo PS yari amaze kubabwira, iyo tumaze kwemeza iyi sample bahita tubaha uruhushya rwo kugira ngo batubure mu buryo bwa rusange. Ariko ikindi nababwira cyo iyi sample iyo bayizanye isa neza cyane, isa neza cyane, inoze, ubona igaragarira ijisho mu buryo bwiza. Ariko noneho wayigereranya n'ibyo bazanye mu bitabo bigera mu 100,000, ugasanga bitandukanye. Ugasanga mu buryo bwa cover page, mu mashusho hari ugasanga bitagaragara neza. Ntabwo ari bose, hari abikora neza ariko hari n'abatabikora neza. Ariko umwe mu mwanzuro twafashe ni uko mbere y'uko bakora mass printing muri ingengo y'imari dutangiye, ni uko ahari hose biva, haba hano mu Rwanda cyangwa hanze, tuzatugena ingengo y'imari kugira ngo hagire timu yacu ijyayo mbere yuko bakora mass printing, abanze barebe ese izo mashini bari gukoresha ni izakoreshejwe baprintinga sample. Cyane yuko usanga nk'abagenzuzi bacu receiving committee iyo bagiye muri warehouse basanga ibiri muri sample batuzaniye bitandukanye n'ibyatubuwe, bityo ugasanga nabwo hari ubutinde, hari amakimbirane yo kuvuga ati tubisubizeyo. Ugasanga bimwe hari nabo dukata penalties. Nk'ubu hari umusupplier watuzaniye ibitabo, ariko tuza gusanga hari ibyo atujuje bitewe n'ubugenzuzi bw'abakozi bacu bagiye bafite utwo twuma dupima, tuza kwemeranywaho penalties y'uko mu by'ukuri hari ibyo atujuje. Mu rwego rwo kubikemura burundu, nuko mbere ko bakora mass printing, icyo gihe bizajya bitworohera igihe byageze mu Rwanda. Icyo gihe na distribution ihita ikomeza, kuko tuba twaprovinze neza ko ibigiye kuba printed bijyanye na ya sample yemejwe. Mu by'ukuri ba suppliers cyane bo hanze bakunze gutanga ibisobanuro bigiye bitandukanye. Hari ibyo twemera, hari ibyo tutemera, ariko igihari ya process twavuze bwa mbere yo kwemeza sample igira impact mu gutubura no kugira ngo cya gitabo kigere ku mashuri. Commitment yacu rero iracyari yayindi, nkuko mwanabigaragaje muri report. Hari ubukererwe haba muri mass printing, nabo hari igihe batinda. Ya plan yo kubikurikirana mu nyuma yo gusinya contract, nyuma yo kwemeza sample, tuzakomeza naho ibyo bitabo biva kugira ngo tujye tureba koko ko bari kubikora, kuko hari igihe barwemeza mirimo nabo hari igihe bafite amasoko menshi, ugasanga n'ayacu hari igihe wenda batayaha agaciro. Contract management rero nicyo navugaga ko
tugiye kwishyiramo imbaraga. Ubundi contract yagiraga contract manager umwe, ariko kubera uburemere bw'ibi bitabo umwanzuro twafashe nuko contract igira contract managers babiri bunganirana umunsi ku wundi, kandi noneho iyi raporo tukajya tuyihabwa muri senior management dukora buri kwa mbere. Wenda bagenzi banjye hari uwanyunganira nawe yanyunganira. Murakoze nyakubahwa Perezida. Murakoze. Wenda ngira ngo yabisobanuye, ariko icyo nakongeraho ni uko nk'uko PS yari yabivuze, byagaragaye yuko ubutinde koko bwarabaye hagati yo kwemeza guprintinga ibitabo ndetse no kubigeza ku mashuri. Nibwira ko nitwubahiriza inama za minisiteri byose bizagenda neza. Murakoze. Mubuzwa n'iki se kuzubahiriza? Izi nama zaje nyuma y'uko twaganiraga kuri iyi raporo, tumaze badufasha gukora assessment, ariko ntabwo byari byarakozweho mbere. Ibi bintu twari twabiganiriye ubushize. Ibi bintu hari ubwo ari bishya kandi timu yose yari aha ngaha ubushize. Itariki 27 niyo iri aha ngaha. Ubu muraduha ikihe cyizere noneho ko izo nama za minisiteri zo muzazubahiriza? Icyizere tubaho nyakubahwa Perezida wa komisiyo nuko n'ubu tubabwira hari inama twakoze nka senior management, natwe twongera kwiha gahunda y'uko topic ya mbere izageza muri senior management ari management y'ibitabo, procurement, kandi haba abashinzwe amasoko contract managers bazajya baza muri iyo nama kugira ngo baduhe imyanzuro. Noneho twashyizeho na gahunda yo kujya tureba imyanzuro twafashe uburyo ishyirwa mu bikorwa. Ntekereza yuko rero izi ngamba zikarishye twafashe, kandi akaba ari ngewe uzabiyobora. Numva rwose nabizeza yuko umwaka utaha iki kibazo kitazagaruka hano. Cyabaye nk'aho gifata umwanya muremure, ariko ubu amaliste yarabonetse. Ni imwe rero mu mpamvu zatumye mu by'ukuri ho kuvuga ko hari ibitabo bigenda biye mu mashuri y'incuke dufite, ariko rwiyemezamirimo akajya kubitanga kuri izi za ECD. Ni ukuvuga ko niba ibitabo bigomba kujya mu karere kamwe harimo za ECDs, rwiyemezamirimo agomba kubijyana akabigeza muri ECD, ndetse bikajya no muri ayo mashuri y'incuke. Bimwe rero byatumye n'ibitabo bikererwa n'ibyo birimo. Ubu ibitabo birimo biratangwa mu gihugu hose, gusa rwiyemezamirimo yarafashe n'uburyo ngo agenda bigeza kuri district. Hafi ya hose byagezeho, noneho from district hari byatangiye kugera mu mashuri, ariko twumvikanye yuko mu iherezo ry'uku kwezi kwa karindwi byose bizaba byagezeyo, ku buryo mu kwezi kwa karindwi tuzabaha iyo raporo. Ariko ntibikuyeho yuko ibitabo byatinze, ntabwo ari ibintu twakwirata, ni ibintu rwose tugomba no gukosora kugira ngo ibitabo bizabe bigere muri warehouse bihite bijya mu mashuri hatabayeho ubutinde. N'icyo twagisabira imbabazi, kubera ko wenda hari uguhuza ayo makuru mbere y'uko n'isoko ritangira. N'iya planning twavugaga tugomba no kunoza neza kugira ngo ibitabo bigenewe kujya mu mashuri hahuzwe ayo makuru yose, kugira ngo hatagira ubutinde bugaragaraho. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa komisiyo. PS wenda araza kugira icyo abivugaho, ariko no kutubwira ko hari abana bamwe bari mu nshingano za NCDA, abandi bari mu za Mineduc, bose si abana b'u Rwanda. Ubu se si mwebwe mwabitumije? Ubu noneho mumaze gutumiza ibitabo, mumaze iminsi 392. Ubu bibuze nyirabyo. Twese turi abanyarwanda tugomba guhuriza hamwe ku mwana akiga. Mumaze iminsi 392 mu nama muganira ngo bizava muri inde bijye muri inde, umwana hadindire. PS yakoze nyakubahwa kera, ngira ngo ibyo nashaka kuvuga si igisobanuro cyo gutinda, kuko gutinda byo n'ubundi
ntabwo twakabaye tunatinda urebye n'ukuntu dukeneye ibitabo, ahubwo icyo nashaka kuvuga yenda ni policy ya ECD n'uburyo abanyeshuri abana babamo. Murabizi ko muri NST2 dufite target y'uko byibuze twagombye kugera kuri 65% by'abana bo muri pre-primary. Uwo mubare ni munini cyane, twibwiye ko dushobora kuwuzana muri formal setting ya education dufite, aho amashuri asanzwe dufite tugiraho nursery twashyiraho ibyumba 3, twasanze tutabasha tutabona amafaranga yo kubaka ibyumba byose byakwirwamo abana bose turamutse dushatse kubazana kugera kuri iyi target dufite ya 65%. Dutekereza ko abana bari muri ECDs bafite imyaka igejeje igihe cyo kuba bakwiga, ko ahubwo icyo dukwiye gukora ari ugutwarayo baba ari abarimu cyangwa se n'ibitabo kugira ngo abana bige. Sinavuga ko iyo decision yaje nyuma, ariko ahubwo twagomba kuba twarajyana icyarimwe. Ariko muri procurement rep babitangiye bagiye kugura ibitabo bijya muri pre-primary ziri attached ku mashuri ari formal. Noneho bigeze hagati reka tube tukiraho none aho nawe uri buze gukomeza. Ibi twasanze muri warehouse ni ibya pre-primary. Iziri school based zo zirabifite, biriya nibikeneye kujya muri community based. Ibyo twasanze hariya Masoro, nagira ngo numve niba iziri school based zifite ibitabo bihagije ku buryo biriya mwa printinze mu stoka Masoro ari ibitegereje kujya muri community based. Wenda PS ari buze gukomeza, ariko rebo niba banze batubwira aho ngaho. Ayo makuru tumaze kuyamenya twarasaranganyije ku buryo n'ibitabo byo muri ECD nabo bakazagira ibyo babonaho. Ni ukuvuga ko hari umubare mu by'ukuri kubera ko tutari twabapulaningiye, twakoze uburyo kugira ngo tubasaranganye bose bazabona igitabo kugira ngo babashe kugira access kuri education. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Komisiyo. Honorable Claire. Murakoze nyakubahwa Chair. Icyumvikana ibitabo byashatswe ari biki kuko byari byo muri formal education, ariko igiteye impungenge aricyo cyakagombye kuba cyarakemuwe nuko n'ibyo bike bitagiye kuba haragaragaye ko hakenewe byinshi bijyana hatandukanye, noneho n'ibyo byaje ntibyageze no kuri abo bari bateganyijwe mbere. Ariko n'icyo mwavuze cyo kwegeranya imibare kugira ngo mumenye abo bantu ntabwo nagisobanukiwe. Mu by'ukuri mu buryo amashuri yacu yubatse n'uko inzego zubatse, ntekereza ko amakuru twakenera twicaye tukaza kumara iminsi 2 tuyabonye, kugira ngo tuyabone twakoresha amashuri, kandi amashuri nimwe muyafite. Mu by'ukuri kugira ngo iyi mibare idahura bimara iminsi 397 ibitabo biri muri warehouse bitaragera no kuri babandi bari batekerejwe mbere. Icyo kwegeranya imibare no guhuza n'ikigo kireba abana bato, murumva cyaba impamvu? Ntabwo cyaba impamvu. Ikindi, aba bantu bafite ibi bitabo bongeyeho buriya bukode bw'igihe kingana gitya, tubasura batubwiye ko ari rwiyemezamirimo wishyura, ariko se ayo mafaranga yari yarayabariye, yarayungutse? Byanze bikunze niyo bwo mwatubwira ngo ni wishyura, hari ubundi buryo natwe yaduca nk'igihugu nk'ikigo cyabahaye isoko. Ninde ubundi wishyura kiriya giciro, kiriya kiguzi cy'iminsi siyongereyeho yo kuba byageze byibura mu turere abadirecteur bakabigabana cyangwa aba executive bakagenda babitwara, nubwo byaba bigiye muri coste no ku kazi kutari warabigenewe. Nacyo nagira ngo mu kidufashe, ariko tunabitekereze muri urwo rwego. Byari bike, n'ibyo bike ntibyagera no kuri bake babiteganyirijwe mbere. Honorable Musare. Murakoze nyakubahwa Chair. Nagira ngo sinzi niba turi buno busubire mu nshingano, ariko uyu ntabwo ari umurimo, ni inshingano zikomeye.
ntabwo numva n'ubu ngubu iyo dusaranganya bije na senariyo ziba zirimo no kugera ku kintu duha bije tukayishaka tukayibona n'abakozi bahari, ukabona bije ukabona ibikoresho bigenewe abana b'Abanyarwanda mu nshingano ufite z'uburezi bw'ibanze, ibitabo byaboneka bikajya mu bubiko, hasigaye kubaransa ngo ndabihande formally dusaba budget. Twasabye budget yo kubona ibitabo bya primary kuri formate wenda y'abana y'amashuri dufite tuzabiha. Chairvis abivuze neza, school based SDGs bo barabibonye, hasigara excess yo kuza gusaranganya muri community. Ariko ikibazo cyabo twabudgetingiye, twaboneye bigiye, twaprintingiye, bo barabibonye, ibi bisigaye biri excess yo kuzaha ibiri community based, cyangwa bose barabivuze. Nyakubahwa Chair, ku bibazo bibiri bari babajije bati se abana muri public schools bo bari babifite? Yego bari babifite, kuko twari tumaze gutangayo hafi 1,600,000 y'ibitabo bya pre-primary. Hanyuma muri dutegura ESSP 24-29 niho haje umwanzuro wo kuvuga ngo ECDs, icyambere cyaheraga yuko muri NST2 bari hasabwaga yuko 65% y'abanyeshuri bagomba kwinjira muri primary. Noneho kuri Mineduc babona ibyo byumba bitakubakwa vuba, hafatwa umwanzuro wo kuvuga bati ese ko hari ECDs zikora neza, kuki tutazishaka? ECDs dufite mu gihugu zirarenga 30,000, kuki tutarebamo izijya kuzuza standards kugira ngo tuzihe abarimu, tuzihe ibitabo, tuzihe ibikoresho byose, noneho tubashe kuzamura wa mubare kuri 65%. Iyo process niyo yatangiye 24-25, hagenzurwa ECDs zose mu gihugu kugira ngo baze 26 nabyo byongereho. Ubwo decision yafashwe 24, hatangira process ya implementation. Turi mu cya kabiri cya NST2 urimo uvuga, decision yafashwe itaraba implemented. Nibyo naringiye gusobanura Nyakubahwa Chair. So process iyo deje yavugaga yatinze ni igenzura kugira ngo barebe mu gihugu cyose muri ibyo bihumbi birenga 30 by'ama ECDs ni izihe bashobora guclusteringa ku mashuri ari public zujuje minimum standards. So iyo process niyo yatinze. So kugeza ubu umwanzuro wari ukuvuga ngo ibyo bitangire muri September 2026. Ibi bitabo rero deje yahoze. Thank you. PS coordination ni yande muri icyo gikorwa. Iyo decision ya 2024 ikaba igeze 26 itaraba implemented. Turi muri hafi ya NST2. Ibitabo bibitse abivuze Honorable Mussolini na Claire. Ubu twari tubasura tubwiye ngo ibitabo na zino minsi iri muri raporo hari amaze kwiyongeraho indirenga 100, ubwo ni imyaka 2, anaremerewe na cost za renting. Ibyo mu bisobanura mute? Nakoze Chair, the decision yo kuba dushaka ko twegera abana aho bari muri za ECDs kugira ngo tubashyire education kimwe n'izindi services zatangirwa muri za ECDs, ndumva ngira ngo yari ikwiye. Ibyo gukerererwa kubaha ibitabo byo ntabwo bikwiye, ntabwo twasobanura ko bikwiye. No kwegeranya amakuru yari akenewe kugira ngo iyo decision ibe cyangwa dushingireho.
kwegeranya amakuru ntabwo byari bikwiye gutwara kino gihe cyose rwose, ibyo ntabwo umuntu yabona uko abisobanura, ariko icyo twavuga ni uko nyuma yaho tumariye kubona n'ayo makuru tuyahabona na ECDs n'amashuri tugiye kuclusteringa kugira ngo azajye akora coordination y'izo ECDs. Twafatanyije na NCDA coordination kuri level ya ministeri. Turabizeza rero ko nubwo Joanna bivuze ko byagomba gutangira mu kwa 9 ku mwaka w'amashuri utaha, n'ubundi bizajya kugera mu kwa 9 bino bitabo twarabigejejeyo, yenda bizatangirira habayeho gutinda, ariko igikorwa cyo clusteringa za ECDs tuziconnectinga ku mashuri asanzwe kizaba cyararangiye, hanyuma n'ibi bitabo bizaba byaragezeyo, ariko ibyo gutinda byo nibyo twavuga ko mu by'ukuri bitari bikwiye. Vipi? Urakoze nyakubahwa Chair. Tubonye igisobanuro cya gatatu. Abagenzuzi bahari mwasobanuye ko gukererwa kwemeza itangwa ry'ibitabo mu biri mu bubiko, management comment yanditse, wenda ntanakoze traduction yari yanditse ngo the management of REB discussed with the supplier to agree on the way forward. The supplier has obtained authorization for the mass distribution of textbook to schools. Iyo ni yo mwohereje, niyo twasomye mbere. Tubandikiye kubasaba ibisobanuro birambuye mu tariki 10 z'ukwa gatandatu ejo bundi. Nyuma y'ibi byose mwaradusubije ngo ibi byatewe n'ibikorwa by'ubugenzuzi in bracket inspection bukorerwa ibitabo harebwa ko byujuje ibisabwa technical specification mbere yo kwemeza ko bitangwa mu mashuri, ngo kugira ngo bive muri stock. Igisobanuro cya kabiri gitandukanye. None munatubwiye ngo noneho ni ukwegeranya amakuru yaho bigomba kujya. Ibi bisobanuro bitatu ku bitabo biri muri stock bitugaragarije mu by'ukuri ko harimo ikibazo cya process na contract management. Ko niba byonyine bivuga ngo biri mu bubiko, mugaha auditeur igisobanuro kivuga ngo mugiye kubiganira na supplier, biri mu bubiko bwanyu, muraganira iki na supplier kugira ngo mumwemerere kubyohereza? Ngo nta kibazo kirimo, wenda kidasobanutse. Noneho mutwandikiye ibisobanuro mu nyandiko mutubwira ngo ko mugomba kubanza kugenzura ko byujuje ibisabwa. Turibaza se ko biri muri stock, byagiye muri stock mwabyakiriye bituzuza ibisabwa? None muratubwiye ngo gushaka amakuru, none aho bizajya ubuse turabigenza. Turabihuza. Ya murakoze nyakubahwa Perezida wa Komisiyo, banyakubahwa badepite. Ngira ngo aho ngaho habaye errors yo kohereza copy and paste bitewe n'ibyari byakozwe mbere, tunabisabira n'imbabazi, ariko yari kumujya kohereza file ugasanga copies byari byaranditswe mbere muri za raporo bijyanye wenda nicyo twasobanuye, icyo nicyo cyabaye. Ariko Nimo duhuriza ibyo bitatu. Hari inspection, hari no guclastinga bivuzwe, hari n'ibindi mwabwiye aba auditeur mutubwire ikigiye gukorwa. Ibi byo hari ibiteye impungenge, ariko mutubwira ngo ikigiye gukorwa n'iki. Ikigiye gukorwa nyakubahwa Perezida wa Komisiyo, nk'uko nabivuze, Auditor General yakoze inshingano ze neza kandi atwereka umucyo y'ibyo tugomba gukora. Namwe murabitubajije aha ngaha nka commitment, nk'uko natangiye mbivuga, nuko isuku yemeranye na rwiyemezamirimo, nuko muri uku kwezi kwa karindwi ibitabo hari aho byarangije kujya mu mashuri baranabyakira. Erega beje twagiyeyo dusanga mwabishyize, hari umugabo twahahuriye wenda agomba kuba ari hano, twe twamubwiye ngo aze, yaje mwashyizeho mwakoze utubroke Nyamasheke, Kicukiro, Rubavu, Gakenke, rwose batubwiye ko mwari mwabishyizeho umunsi umwe mbere yuko tujyayo. Twagiye ariko wa mbere ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu.
rwiyemezamirimo atugaragariza impungenge anafite. Ubu ibyo byaragiye, ibyo mwari mwamaze kugurupinga ko biri bugende? Byaragiye nyakubahwa perezida wa komisiyo. Ubu wase rero ntabyo yasangayo? Ntabyo mwasangayo. Ariko ubwo biri ku karere, biri ku turere kuko ubwo byari bigomba kujya mu turere. Ariko iminsi magana ane kweri, murumva atari iminsi myinshi koko? Ni iminsi myinshi nyakubahwa perezida, kandi natwe nk'urwego rushinzwe kuzamura ireme ry'uburezi, natwe ntabwo bidushimishije uretse imikorere na planning tugomba kunoza neza, kandi nk'uko mwambajije ingamba tugomba gukora, nk'uko PS nawe hari inama amaze iminsi anadukoresha bikurikiranira hafi, kandi twamweremewe ko tuzabikora. Natwe rero ikintu gihari ni uko mu kwezi kwa karindwi ni nayo nama twagiranye na rwiyemezamirimo ko bizaba byageze mu mashuri, ariko noneho mu buryo bwo gufata ingamba no kutemera ko ikintu nk'iki cyongera kugaruka. Turabizeza yuko rwose muri raporo zikurikiraho iki kese nk'iyi itazongera kugaragara. Murakoze nyakubahwa perezida wa komisiyo. Hanyuma cyo kongera amasezerano? Murakoze nyakubahwa perezida wa komisiyo. Aha ku buryo bwo kongera amasezerano ni no kuri iyi contract twavugaga, y'ubundi amasezerano agiye kongerwa hari process bigenda binyuramo, aho biva muri department bikazamuka, ariko hari amafaranga y'umuterankunga yagombaga kurangirana n'iyo ngengo y'imari, ariko biza kugaragara mu by'ukuri yuko mu kongera amasezerano no kumwemerera, kuko contract framework yongerwa inshuro ebyiri. Ahangaha rero mu busesenguzi hagiye kurebwa hasanga mu by'ukuri yongerewe amasezerano, ahangaha nabyo ni bitaragenze neza, ari naho navuga ko muri contract management turi kunoza, haba contract manager agomba kumonitoringa neza ese amasezerano agomba kurangira ryari, akagira inama senior management. Commitment ihari rero nuko iki cyagaragaye ni nabwo bwa mbere kinabaye kitazongera. Contract management nayo twashyizemo ingamba zo kugira ngo ikore neza muri SOP twemeje twanavuguruye mu byumweru 3 bishize. Murakoze nyakubahwa perezida wa komisiyo. Iminsi 900 rero, iminsi 900 mu by'ukuri hari ibyo vice perezida wa komisiyo yavugaga kubihuza n'ireme ry'uburezi. Amasezerano yakwiyongera, ibibazo byabaho, ariko noneho ubwo ireme ry'uburezi aho ngaho mu bihuza mute, ibyangiritse muri iyo minsi mu birekipera mute, naho nimutubwira uko mu birekipera. Murakoze. Ni icyuho mu by'ukuri tugomba no gukuraho iyo ibitabo bimaze nk'iyo minsi bitaragera ku ishuri, ariko nabwo nubwo bwose biba bigomba kugera mu mashuri, hari uburyo dukora bw'inyunganizi. Urebye ibitabo byacu byose twabishyize mu buryo bw'ikoranabuhanga, muri interactive, umushatse igitabo wese arakibona. Muri ubwo buryo rero twakomeje gushishikariza abagenerwabikorwa kugira ngo bakomeze bakoreshe ubwo buryo, n'ubwo bwose tuzi yuko hari abatagira access kuri iyo internet bari hirya no hino, ariko mu buryo dusanzwe dukorana n'ibigo by'amashuri, n'ubwo bwose byatinze, ibyo ntabwo twavuga ko atari ikosa, ariko ubwo buryo bwo gukoresha ikoranabuhanga dusanzwe tunahwiturira ibigo by'amashuri, kandi naho tugana, kuko muri gahunda yo kwiza mudasobwa mu bigo by'amashuri no kugira digital library, aho umunyeshuri agomba kuba ashobora kwakira igitabo icyo ari cyo cyose atanakiguze mu buryo bw'ikoranabuhanga, akaba yagisoma akidagadura, harimo n'amajwi n'amashusho ashobora no gusubiramo. Ibyo rero burindi niho tugana muri digital library, ariko bidakwiyeho ko hari n'ibitabo physical bishobora kuba bihari, mu buryo bwo gusevinga amafaranga, no kugira ngo buriya umuntu asoma nk'ibitabo nk'icumi biri ku meza cyangwa 20,
ariko iyo ubisomera kuri mudasobwa kuri telefone nabyo hari ukuntu byoroha nabyo bigafacilitatinga n'abo badashobora kugeraho access. Mu by'ukuri ni ubwo buryo twakoze ariko ntibukuraho mu by'ukuri yuko ibitabo byagombye kuba byageze mu mashuri. Murakoze nyakubahwa perezida wa komisiyo. Ikindi kibazo cyagaragaye dukomerejeho ni ikoreshwa ritanoze ry'ibitabo byahawe amashuri. Bya bitabo byagize ibibazo byo gutinda mu nzira zose twagiye tugaragarizwa. Hari ikibazo yuko niyo bigeze ku ishuri noneho bidakoreshwa nk'uko byagombaga gukoreshwa. Ahagaragaye ko urugero rwo kubikoresha ruri hagati ya 29% kugeza kuri 49%. By'umwihariko mu mashuri abanza harebewe hagaragaye igipimo cya 36% ku bitabo by'imibare, 49% ku bitabo by'ikinyarwanda ndetse na 32% ku bitabo by'icyongereza. No mu mashuri kandi yisumbuye niko byakomeje aho biri ku gipimo cya 29 naho ku bitabo by'imibare, 46% ku kinyarwanda n'ibindi ku bitabo by'icyongereza. Tukaba tubaza REB nk'ishinzwe kureberera iryo reme ry'uburezi. Iyo ibitabo bigeze ku ishuri ntibikoreshwe twaba turi kugana kandi bakanatubwira gahunda ihari n'icyo bakora kugira ngo ibitabo byibura nubwo byahagera bitinze ariko bikoreshwe icyo bigomba gukoreshwa. Ibi bintu bizagira ingaruka zikomeye hatagize igikorwa kuri gahunda ya NST2 abantu twese dutegereje ko izahindura koko uburezi bw'u Rwanda. Nagira ngo rero batubwire igikorwa ndetse nuko bateganya gushyiramo imbaraga kugira ngo iki kintu gihinduke, igitabo kiri ku ishuri gikoreshwe, umwana w'umunyarwanda ko kabone igikwiriye. Murakoze Honorable Bushi. Asubiza. Murakoze nyakubahwa perezida wa komisiyo, banyakubahwa abadepite. Iby'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yabonye nibyo, ariko nk'uko mubizi REB twe twohereza imfashanyigisho n'integanyanyigisho mu mashuri, ariko mu by'ukuri ishuri riba rifite umuyobozi washyizweho wanyuze muri process za recruitment ugomba no kubicunga. Ari nayo mpamvu twanatekereje gushyiraho isuzuma mikorere y'abayobozi b'ibigo by'amashuri, ubwo n'abayobozi abashinzwe imyitwarire n'abashinzwe amasomo, ko twari tumaze kubona yuko imiyoborere y'amashuri hamwe na hamwe igenda isubira inyuma, kandi rero kabari batarigeze banakorerwa n'iryo suzuma bumenyi. Mu by'ukuri hari amabwiriza tuba twatanze y'imikoreshereze y'ibi bikoresho twohereza mu mashuri, harimo ibitabo, hakabamo za mudasobwa, hakagira n'amahugurwa tuba twabahaye kuko nabwo tuyafite mu nshingano. Duhugura abayobozi b'ibigo by'amashuri. Hari nk'igitabo twanditse kivuga ku miyoborere iboneye y'ibigo by'amashuri, 5 standard of school leadership. Twahuguye abayobozi bose b'ibigo by'amashuri. Muri ibyo ngibyo rero harimo no gucunga neza umutungo baba bahawe. Abayobozi bose mu by'ukuri amahugurwa barayabonye. Hari n'inzandiko tuboherereza iyo twohereje ibitabo mu byiciro bigiye bitandukanye, haba na mudasobwa n'ibindi, tunashyiraho n'inyandiko isobanura uburyo ki bizakoreshwa. Aho mu by'ukuri rero tumaze kubona yuko ari imiyoborere, imicungire iyo tuba twohereje itagenda neza, hagiyeho isuzuma. Iyo suzuma rero ryabaye umwaka ushize, hari abayobozi byasanze mu by'ukuri badakorifayinga, badacunga neza umutungo. Ibyo bituma mu by'ukuri kuri umuyobozi iyo inshingano zawe niko sitati y'abarimu ivuga, icyo gihe ujya kuba umwarimu. Abagaragayeho rero imiyoborere itari myiza bahawe inshingano zo kuba abarimu kugira ngo hajye ubishoboye. Icyo rero turi gukora nk'ingamba ni uko ku bijyanye na teaching and learning materials muri evaluation yo tuzakorera abayobozi b'ibigo by'amashuri, hazajyamo component specifically ya management y'ibikoresho tuzatwohereje ku mashuri ihabwe n'amanota ahagije. Kusanga nk'uko mwabivuze, nk'uko umugenzuzi mukuru yabigaragaje, hari aho usanga kompiyuta zidakoreshwa, ibitabo batabisoma, cyangwa se bakabitira ntibabigarure ku gihe, kandi ibyo ni umuyobozi ubifite mu nshingano wanatojwe. Aha rero icyo twakoze kandi kizatuma n'aya makosa akorwa acika, ni uko
evaluation turi gutegura gukora vuba, hazajyamo rubric ya management ya teaching and learning materials, aho tuzajya duhera n'ibyavuye n'umugenzuzi mukuru w'imari, tuzabiheraho kugira ngo turebe uko bizagenda mu myaka izakurikira, ariko bihereze n'isomo n'abandi bose. Ni ukuvuga ko uzajya utsindwa iyo component mu by'ukuri ntabwo azaba ashoboye kuyobora ishuri, bityo akaba umwarimu. Naho ngaho rero tubona ikibazo nacyo tuzayikemura burundu. Management y'ibikoresho twohereza bikajya muri evaluation kandi bigahabwa n'amanota menshi kugira ngo uhatsinzwe mu by'ukuri izo nshingano azamburwe. Ibyo sinzi niba bizakemura ikibazo. Nari ndimo ndeba n'inshingano za REB, mbona mufite inshingano nyine yo gupromotinga uburezi kuva mu mashuri y'incuke no ku bakuze, ariko tureba n'aya mafoto yavugwaga, ibitabo birabitse. Sinzi niba hano Gisagara mwaragiyeyo, sinzi niba Save mwaragiyeyo, ariko ubwo ni n'ahandi hari ibyigeze kuvugwa ngo baba banga ko kubyanduza. Koko kandi ayo ni amakuru namwe mufite, none se muba mwarabijyanye ku mashuri kugira ngo ntibanabireba, kuko biba biri ahantu abanyeshuri batagera, bibitse kure yabo cyane, kandi ni igitabo cy'umunyeshuri. Ahubwo mwakabaye njye numva muvuga muti tugiye gukoresha ibitabo, hanyuma ingengo y'imari yabyo ishakwa ahandi, ariko abanyeshuri abibone, kuko njye ndabibonamo nk'ikibazo. Ubu ngubu niba mugeze no kuri 49% mu buryo bwo gukoresha neza ibitabo, kuko ngira ngo twese turabihuriraho ko gukoresha neza ibitabo ari uko abanyeshuri babisoma. Si cyo bivuze se, ntabwo kubikoresha neza ari ukubibika. None birabitse, ubwo deje na PS baratubwira, ariko na chair wa personal board nawe ari buze kutubwira kuri ibi bibazo by'ibitabo. Rwose turabivaha atubwiye. Murakoze nyakubahwa perezida wa komisiyo. Hari ikindi nari bagiye kubabwira. Muri stati yagiyeho y'abarimu hari n'imyanya twongeyemo, harimo n'uwa librarian, kubera ko kugira ngo ibitabo bicungwe neza nuko hagomba kuba umu librarian ushinzwe kubimanaginga. Uyu rero yagiye kuri structure y'ikigo cy'ishuri, kandi no muri recruitment twakoze ubu ngubu n'aba ba librarian nabo twarabarekrutinze, ku buryo mu ntangiriro z'umwaka utaha amashuri menshi afite ibitabo azabasha kubona aba ba librarian. Ubundi twatozaga umwarimu cyangwa se ushinzwe amasomo kugira ngo abashe kubimanaginga, ariko ubu amashuri azajya abona ubishinzwe, bityo kubitegura neza, kubishyira kuri gahunda, nabyo bikazatanga undi musaruro. Ikindi rero mu bufatanye na Minisiteri y'Uburezi, nk'uko turi ikigo kishyira mu bikorwa policies zo kuzamura ireme ry'uburezi mu mashuri y'incuke, abanza n'ayisumbuye, nabwo kugira inyubako y'aho ibi bitabo bijya, kuko igitabo kiba gifite library, ibitabo bibikwa muri library. Ahangaha rero tusanga ko hari ibigo byinshi by'amashuri bidafite aho mu by'ukuri ibitabo bibikwa, ariko muri plan ihari nuko aya mashuri izi libraries nazo aya masomero nayo zubakwa, bityo bizatuma ibitabo binabikwa neza, n'abanyeshuri bashobora kujyamo bakasoma bisanzuye. Nicyo nifuza kongeraho ko nabyo biri muri gahunda y'ibiri gutekerezaho gukorwa vuba. Murakoze nyakubahwa perezida. Ibibazo by'ibitabo ni ibibazo by'ingutu. Iyo urebye ibyo twahereyeho, kwemezwa, kwimprima, gutangwa, gukoreshwa, bifite ingaruka. Iyo urebye isesengura ryakozwe na NESA, byagaragaje ko abanyeshuri hari abanyeshuri bashobora gusoma ntibumve ibyo basoma, hakabona abanyeshuri badashobora no gusoma, hakabona abanyeshuri bashobora gusoma bakumva ibyo basomye igipimo cyari hasi cyane. Iyo ubirebye neza, iyi ngaruka zishobora kugera mu myaka 20, bikagira n'ingaruka kuri muri service delivery twifuza nk'igihugu.
So rero iyo urebye ibibazo biri muri iyi cycle y'ibitabo bikeneye sense of urgency. Ko ni ibibazo bimaze imyaka ariko hakeneye impinduka zifatika. Murakoze nyakubahwa Perezida. Murakoze. PS. Murakoze nyakubahwa Chair. Ibi nk'uko ngira ngo utagenda bivuze bishingiye muri kimwe nababwiye cya planning y'iyi procurement uhereye igihe cyo kubishyira mu igenamigambi kugeza igihe tubigure n'igihe tubitanze n'igihe bigere mu mashuri. Ngira ngo utagenda uravuze ibyo ndetse yagaragaje muri LARS, ngira ngo niyo yakoraga reference yasohotse ejo bundi, ariko hari n'ibyo ndetse yatugaragaje nk'uko mwabivugaga ko kuko aribo bashinzwe inspection ibitabo nyine koko aho biri usanga abayobozi b'amashuri bamwe batabikoresha, kandi si n'ibitabo gusa, ngira ngo na za mudasobwa zimwe na zimwe hamwe na hamwe. So decision rero ko tumaze igihe tureba kuri iki kibazo cy'ibitabo uko REB yagiye bisobanura uko babikora n'uko twabigarutseho, ariko noneho niyo bigeze ku mashuri abayobozi b'amashuri uko babikoresha. So nk'uko mubizi uburezi hariya hasi ku mirenge tugira abantu bitwa sector education inspectors begereye amashuri. Kugira ngo ibibazo bikemuke by'ikoreshwa n'imicungire n'ibindi, twavuguriye imihigo dufatanyijwe n'ubuyobozi bw'akarere, imihigo y'aba sector inspectors, twongeramo n'ibi ngibi ubwabyo kugira ngo badufashe, kuko bari hafi y'amashuri, badufashe kubasha kumenya umuyobozi w'ikigo cy'ishuri wahawe ibitabo akaba bibitse bidakoreshwa, cyangwa se ufite mudasobwa zikaba zidakoreshwa icyo zatangiwe. Aha dufatanyije nabo, hanyuma tukongeraho na inspectors bane se bari kuri buri karere, twibwira ko hano hantu hazaba impinduka mu bijyanye n'uburyo ibi bitabo bikoreshwa igihe byahageze. Igihe bitarahagera nibyo twavuze tuzakorana na REB kugira ngo tuvugurure uburyo bigurwa n'uburyo bibasha kuba distributed kugera ku mashuri. Nicyo nagira ngo nongereho. Murakoze.